ibyo muri Kiyovu naho bitaniye n'ibyo muri Reyo. Ngiye nkunda kubigarukaho. Nuko hose harimo umwuka utari mwiza. cyo mureba byihoreye ko biri ku murongo. Byarakemutse. Byari wenda nari nkoresheje uko byari bimeze. Uko byari bimeze. Reka mvuge she. Reka mvuge. Vuga ibyabo. Naho bijya gutanira. Nkuko byari bimeze. Wenda by'uyu munsi sava kuri Rayon Sport. Igihari shehe y'abantu mu muryango batumvikana birangira nyine umuryango udateye imbere. Ibyo muri Kiyovu bisa nkaho bitarabagirana cyane nk'ibya Rayon, ariko naho ni umuryango urimo ibibazo. Ni umuryango urimo ibibazo ukeneye ko ba nyiri umuryango bicara bakabwizanya ukuri. Njye nanavuga yuko ibi byo kuvuga ngo ngoboka ngibiki kugoboka, hejuru yo kugoboka nibanza abantu bicare babwizanya ukuri. Ikibazo gihari ni iki? Ibibazo bihari ni ibyi kugira ngo abantu bicare, ibyo byose byanaza nyuma abantu bashobora kwicara, barangije kwicara babwizanyije ukuri, ibibazo byarangiye. Ni ibibazo nabyo bimaze igihe kinini, bigiye kumara hafi imyaka 4 imyaka 3 bikururana ubona ko bitarangira. N'uyu munsi niko bikimeze. Bantu bamwe barenzaho ubuyobozi bugakubankoma hirya, bodyguards gakomakoma, ariko mu by'ukuri ukabona yuko ntibirangira. So wari twe tubihereye cyane wenda ku nama yari hari bushize. Inama nyine impamvu itabaye ni iyi. Barakubwira ngo inama yateguwe nabi. Iyo ni komite nyobozi iriho. Niyo yari yagize igitekerezo cyo gutegura inama yo kugoboka fundraising, birangira yeshu. Kugati yateguwe nabi, butumirwa nabi, ariko kubera icyo ushobora kugira ku rwo gutegura inama bikarangira weshu. Bikarangira ikunaniye kandi ari wowe ugitekerezo. Nuko uragaruka ugasanga no muri organisation ubwayo muri komite nyobozi ya club ntako bari hamwe. Amakuru ahari uyu munsi SG yamaze kwegura. Nana cyane abinyemereye ambwiye ati ngewe namaze kwegura. Ubushize yareguye komite nyobozi bagenze baramukomakoma bati ihangane, ariko none ubu yamaze kwegura. Kandi iyo ubyumvishije bigenda guhura na desorganisation rimwe na rimwe iri muri komite. Ukabona ni ibintu bimaze igihe bitanafite no control, kuko umuyobozi mukuru nta uba i Kigali, ubona ko absence y'irapeza ya president w'umuryango kuba dahari rimwe na rimwe, absence y'irapeza bikanatuma niyo desorganisation iba muri uyu muryango. Kandi habonekamo desorganisation rukasi no kuri equipe bizayigeraho. Ntago umuyobozi kuba dahari ibyo byatuma abantu bataba organize, ahubwo ikibazo ni kimwe kuki ako kavuyo kari mu muryango wa Kiyovu Sport karaterwa n'impamvu imwe nyamukuru. Nje ndumva atari yo mpamvu Sidiki, ako kavuyo kari mu muryango wa Kiyovu karaterwa n'impamvu imwe nyamukuru ku giti cyanjye. Kiyovu Sport mu bintu byiza biri positif ifite inzego mu mategeko yego n'uburyo zigomba kuba zikurikirana. Kiyovu Sport ifite nayo urwego rw'ikirenga rwa board yayo. Iyo board ishinzwe gukontorora association. Ariko ikibazo Kiyovu Sport aka kanya ifite ku giti cyane ko mbibona ni board ya Kiyovu Sport. Gute? Muri Kiyovu Sport hari umuco utari mwiza, kimwe no muri za association za Rayon Sport mu bihe bitambutse, umuco wo kurenza wo kutabazwa wa accountability udahari. Reka ngo umufana muri Kiyovu Sport board yayo na Kayumba ça fait 3 saisons maintenant bari mu bibazo bajyanye no muri RIB biterwa na association. Kiyovu Sport board ya Kiyovu Sport yewe n'imishinga yagiye ibaho ibyawe na association, board ntiwamenya ngo niba yarabihaga umugisha ahubwo ikagaragara ibihagarika. Rikuma neza Sidiki, Kiyovu board ya Kiyovu Sport yabakayumba niyo ipermeta ko n'umuyobozi utorwa ashobora kugira absence imeze gutyo, kuko umuyobozi wa association ya Kiyovu Sport aripotinga muri board, ariko board irabireba. Birageraho na board ya Kiyovu ikanamanuka ikareba vice president ikabaza na kocha ikasa nkaho irengejeho mu gukemura ikibazo, ariko ikibazo kidakemutse. Ngewe ku giti cyane board yitwa ikirenga ihagariye Kiyovu Sport muri rusange hejuru ntabwo iri active.
ku muryango association Kiyovu Sport. ko bodi ni iyobowe na Ko Kayumba board niba turimo turavuga Perezida Muvunyi ariko na Dr Rwagacondo, ibyo batadeyo bazakora bitagenda bakabirebesha amaso buri munsi aba mu muryango mugari wa Rayon Sport ikibazo bodi hari ukuntu byaba bibaye sinzi yote ikibazo sinzi ko navuga ngo ni bodi, kereka tuvuga ngo komite nyobozi ya Kiyovu Sport itowe ejo bundi ntabwo ishoboye, none bodi yanze kuyeguza kubera amakosa ya komite nyobozi ya Kiyovu. nushaka unabivuge muri uwo muryo. Ubundi oya nagaruka ngo ninshaka, kereka tuvuga ngo kuko bodi tuzi ikikora sibyo, na komite executive tuzi ikikora, ahubwo kereka tuvuga ngo ikibazo gihari ni iki ngiki. Executive committee ntishoboye, yewe bamwe batangiye no kwegura, sinzi ibibazo byabo biteye gutya na gutya. Bodi yagakwiye kuba ifata icyemezo ikabatumiza, ikaba yanasaba ko abaye inteko rusange wenda bakeguzwa. ubundi bodi nta nubwo ufite n'ubwo bubasha bwo kweguza abantu, ariko ijya inama bodi niyo nyiri umuryango nihagarariye inteko rusange. Yes. Iriya ni executive committee. Bodi yasaba president gutumiza assemblée générale, ibyo bibazo bigakemuka, ariko burya bodi yanatumiza executive committee. yego oya ni inama zaranabaye, ntago bodi yakweguza executive committee cyayo yanayitumiza zaranabaye havugura byibukashe havuga kutumvikana kwa president na vice president ariko wa nta cyakemutse. ahubwo rero barenzaho bakarangira gutyo ikibazo kitanarangiye. ubwo ni ukuvuga ngo ikimuntu musobanura ikibazo rega mutworohereze nanjye na deseze tutazi ibyo bibazo kuko nuba mufite amakuru. Executive committee ntago bari kumvikana kuva ku munsi wa mbere, gukora byarabananiye kuko buri wese atorwa n'abanyamuryango ku giti cye, gukorana byarabananiye, buri umwe arimo arakora ibye, bamwe byatangiye kubananira ibyo by'akavuyo no kutumvikana, batangiye kwegura administrativement kuvyumva ingene bimeze. Naba muri comité executive hari ibibazo wategeza gukemura ivyo bibazo ni conseil d'administration ni board. Iyo conseil d'administration ni bitari kukemura ico kibazo kandi gihari iri kwirahunga responsabilité. kugikemura gute Desire? Kugikemura gute nukuvuga umwe wese yatowe afite inshingano. Yego. Uwatora izo nshingano ariko arazubahiriza. Yego. Ico nico conseil d'administration jejwe. Nimba Sidike ari secrétaire général. Iyo erega bodi, iyo conseil d'administration iri kuvuga yimaze kubona ko bitari kubahiriza inshingano zabo. Burya nta burenganzira ifite bwo kubeguza. D'abord kwanza ifite uburenganzira bwo kubasaba ibisobanuro. Icyo rero yasaba icya mbere ni ukubagira inama, sibyo, nk'urwego rw'ikirenga. Icya kabiri ni uko bereka ko baramutse bakomeje muri ubwo buryo ifite uburenganzira bwo gutumiza inteko rusange, bakaba byanabaviramo gusabwa ibisobanuro cyangwa bakeguzwa. Ubundi ni naho bishya mu by'ukuri urebye kubakurikirana hafi ruka bakubwira ati ni komite ubona n'ubushobozi ntabwo. Ibyo nari mbivuze byo urebye izo mpamvu iyo komite nishoboye warebye ibibazo byose bihari, wabura n'ubwazo bihagati yawe ukavuga ati komite nishoboye. Abanyamuryango ba Kiyovu n'abanyamuryango ba Kiyovu bafite uburenganzira bwo gutumiza inteko rusange. Ikintu kigaragara Sidika arimo aravuga komite nyobozi nishoboye, ahubwo ni kandi amakuru y'ubushobozi buke bafite bodi irayafite. Ariko ubu naha nitangaza amakuru ibibazo abanyamuryango ba Kiyovu hari n'ubudakurikira umunsi ku munsi, ariko akumva ibibazo. Bura n'abanyamuryango ba Kiyovu bafite aho bahurira, bafite imbuga bahuriraho, nabo ubwabo bafite uburenganzira 2/3 gutumiza inteko rusange idasanzwe, bagasaba ibisobanuro executive committee mu gihe bodi itabikoze. Oya cyane so rero ibi ngibi birakomeza gutyo bikagenda gutyo ugasanga nta gihinduka, ikipe iraho ngaho ni ikipe ifite umusayo birahagije byinshi. Ni côté administratif et financier. Ariko niba Kiyovu Sport president wa board Kayumba muri muravuga ibyo bibazo bihari byagera kuri tapi vert, Kiyovu ikabiri ku mwanya wa nyuma. Iyo ni sonete d'alarme abanyamuryango ba Kiyovu bagombye kugira. Ubundi byifite kuri tapi vert birahagije, ntiyagakwiye kwiyongeraho ibindi cyane. Kuri tapi vert niho bihari byinshi. Ibyo kuri tapi vert umwanya Kiyovu iriho wagombye kuba impuruza ku Bayovu gukemura ibyo bibazo. Oya ni naho bihari byinshi cyane, binagaragaza niyo nako kavuyo kari muri komite. Sino iki club ya Kiyovu ariyo Abayovu bose bareba, ari umwana mu bareba, ari umwana barera bose. Club ya Kiyovu ishobora kuba iri mu marembera yo kumanuka, ishobora kubikomanga muri division ya 2.
erega ingorane tapi Bose vere birakoma kuri division tapi ya kabiri. vere nukwibesha tapi vere ntishobora gukunda muri comité executive hari Ntabwo kibazo bishoboka. kubera niyo itegura Ntibishoboka. Kiyovu rero ngo bayishakire umuyobozi Gusa- muri ya system ya RGB. Oya, Lucas, yarambeshye oya je kintu mbona umuntu None iri mu biki bari mu biki Oya, association iri mu biki? Jean Luc je kintu mbona none se kankubaza Kayumba n'abayovu bashobora gukemura bafite ubushobozi bwo gukemura icyo kibazo igihe cyane wajya amaso yose ni kuri bodi jewe Body. ndi mu nzira ya shehe nibarabe bigire ku vyo Rayon Sport ikoze muri iyi minsi Kiyovu ntibuze abantu ntibuze ba Muvunyi ntibuze ba Tadeyo ntibuze bande ntibagende bicare hariya bamwe bicaye kwijura abandi bagende bicara ahandi hariya hasi bara abantu bacara bahurireho bavugane Kiyovu batora umuti wa Kiyovu nimba ikibazo ari president atari mu gihugu barondera uwundi president bakareba niba ariho bipfira batagiye hamwe nta gishoboka kandi aho kwigira Ubihomberamo ninde? ni club Nyaboneka reka tuzafata umwanya dushake Maître Kayumba atubwira agira icyo abitubwiraho ibi bibazo president wa association nawe uhari kugira ngo umuntu amubaze icyo kintu. Ntekereza ko kuba president wa association atari mu gihugu yego si byiza 100% ariko cyo cyagakwiye kuba ari cyo kibazo kuko Kiyovu imutora yari ibizi ko ataba mu gihugu. Ntabwo rero navuga ngo nicyo kibazo imutora yari ibizi ko ataba mu gihugu. amatora byacu byo muri association abarimo byinshi birenze gusa iyo tuzi umupira wo mu Rwanda hano poa uburemwere bwa president uri sur place burakonta kurusha uko adahari. Ariko Kiyovu itora uyu mugabo bari babizi ko avuye muri Canada kandi atimukiye mu Rwanda. Erega Luka nta n'igitangaza gihari niba bari babizi bakabona n'ubu bitagenda nta n'igitangaza bihari cyo kongera kumweguza ukagaruka mu wundi Wabihindura niba bitera ikibazo bafite n'undi muntu. Erega hari igihe bano bantu tunabarenganya ariko wagize ngo yitwa president wa Kiyovu Sport Association David Nkurunziza arahembwa nani hari inyungu afite ahubwo si ushyiraho niba bigaragara ko kuba atari kuri terrain cyaba ari ikibazo nahembwa arahembwa kuki atabitangaza uzaba yamaze gushyiramo kwa kweri abantu barwanira niyo atabitanze umuryango uri rusange wa Kiyovu ufite uburenganzira bwo kubimwaka kugeza atabitanga mu gihe abona yuko wenda biragaragaye ko kuba atari kuri terrain hari icyo byica ntabwo Kiyovu imuhemba hari icyo ahomba se reka dufate gahunda yo icyo David Nkurunziza ahomba urumva rero ni uwo mujyo ni iyo mood barimo barategura umukino uri duorda icyo tubona kuri tele attention Desire na 3 kuri 28 kandi cyano bitse nanakubwiye ntukibari n'umukino umwe Kiyovu Sport imaze gutsinda mu mikino 8 kindi yatsinze ari Kigali ku munsi wa mbere wa champion ikubise imikino 7 ikurikiranye imikino 7 yose utsindwa utsinzwe wa 8 mu mateka Kiyovu banza ari ubwa mbere iyo ni muruza icyo ni ikintu mu mateka Kiyovu Sport n'ubwa mbere nta nubwo bisanzwe kuri champion yo mu Rwanda gutangira gutyo urokoka igiciro cya mbere oya ni muruzi ubundi biranatangaje kuba ugera utsindwa iyo mikino nk'iyo ngiyo wumva na komitira aho ngaho bituje ntago bitangaje ahubwo ibi ni ibimenyetso by'uko Kiyovu itapfa no gutsinda kuko Kiyovu ifite ibibazo Kiyovu Sport yatewe na executive committees zabanje Kiyovu Sport isigaje imikino 22 22 match ngo Kiyovu Sport isigaje 21 match oya mu kibuga sigaje 20 cyane cya Perisi nyibara kirakire mariko oya 22 match niba Kiyovu Sport isigaje 22 match minimum ya Kiyovu Sport muri 22 match yagonye gutsinda mu 12 kugira ngo irokoke uko bimeze uko situation iragoye uko situation imeze nyine niyo mutabanje kumvikana bwanyu isigaje irasabwa gutsinda birenze kimwe cya kabiri irasabwa gutsinda muri 20 mu mikino 21 ngiye niyo mbari isigaje nta kibazo irasabwa gutsinda byibuze imikino 11 Kiyovu Sport asaba gutsinda 11 ibyo ndabyemeye ubwo rero niba ari 11 match ibyawe bikiri hirya Toronto bimanuka gatanze biteremuka equipe ihari sur place iri hari iri hamwe bimeze neza niyabikora yatsinda biragoye equipe ihari sur place biragoye irasaba extra motivation biragoye ariko birashoboka byo gushoboka birashoboka bivuze ngo rero ariko ntago byoroshye bivuze ngo niba bitoroshye bikaba iyi muruza batayumva abayovu attention n'ikiciro cya kabiri mu kwezi kwa kane ari igihe cya kwa gatatu waririmba ko imanutse